ese ni utume asara hahandi agenda ry'amabyi ahageze hose. Safi, Jimmy, ndarota niba ukunda ubuzima bwawe iryo jambo ntuzongere kurivuga uri mwe n'umugabo. Bagira ngo nkubwire ko muri sa yanyanze ibi byose uzabyishura, ingaruka zabyo ntabwo uzatinda kuzibona. ese ni njyewe Akunda umugabo wambwije ukuri muri sa waramukunze ndavuga nuko arigiye gusamba numva ntacyo kuvuga mfite. Umva teka turye pe, ntukandi ntukajye umera gutyo. Kumera gutyo kwawe ntabwo biryohera rwose. Akumuri sinakubujije kwitakariza icyizere koko, kuko nubwo ako kazi utagafite icya mbere ni uko uriho. ese ni njyewe ese ni njyewe mugabo siko waryamiriye warwaye mama ko natinze kubona ibitotsi. ako niki kiba cyakubujije gusinzira byo kujya kunywa icyayi ngwino mu cyayi ndaje cyo kugira ngo zimye tarasa kanza mbyuke aho byuka rero kiravuga kuko mbayeho sura wambyutse kutangira kutankoreza ariko nawe waribonye wikorere n'utikorera urere ubu wabyukanye umutima mubi. hasi umutima mubi mbyukana umutima mubi mbyutse nk'uruhira nteka ibyaye ngira ntengera ngo nabyukanye umutima mubi. Neza ubundi ubwo none wabyo kugiteka utabyutse nduhira. ubu uratangiye kumvugisha amagambo Si wajya umwe ibintu n'umutima mwiza wundi. Ureba gutya. nkuko se kugira ngo ndebe pereza di ariko nanga kwanza ngaho banza Ukisi utamenya ikiko mu ntawe. koresha icyo ngicyo cyo musukari cyangwa naho urwo kiye ukibura cyane urumva ari intambara ko haguruka ukihereza ikiyiko nabyo ntatetse ibyaye nagize ntabwo ntagize Tuzaduhora ducyocyorana. bakabimenya se bagiye bubara Mbwira ngo ibyo warigiye kumbwira. na n'ubu nturisubiraho Nisubiraho iki kandi? n'ubu ntabwo urasubira ngo wumve umutima wawe kukugira inama yo kureka kumbabaza. Ese nakoze iki ma? Ntabwo urisubiraho kujya uhora umbwira ngo muri saze muri uru rugo. Ese mama muri cyazo wowe ufite niki? Nese muri se mubyara wanjye kandi ikindi inzu tubamo n'iwawe. Ama bundi wagiye kugira umutima mubi ko. Uvuze ngo kimuka? Uratinyutse urantutse ngo ngira umutima mubi muga. Muri se giye kujya utuma unyubahuka. Asubwo ndakubahutse ko ibyo mba nkubwira ari ukuri. N'ubu nashobora kumenya ntabwo ushobora kumenya ko nagutwise nkakubyara nkaguheka. Nimba wajya unyubahira icyo ngicyo. Ntunsuzugure muga. Nese ubwo ndagusuzuguye mama ibintu mba nkubwira rega nibyo. Utansuzugura muga. Ungira umutima mubi. Basi none reka nkwinginge. Mbabarira uzabwire Mulisa agumiyari iyo tugiye tumufashirizayo
ubundi habaye hari ikibazo afite waretse tukamufashirizayo kwa Safi se yego uzamubwire ume kwa Safi tujye ikintu azajya akenera cyose tuzajya tukiba ariko ataje hano rwose muhamagare wumva ngo muhamagare umubwire uti nta kibazo uti rwose ikintu cyose uzajya ushaka kurya kwambara byose mama ari tayari ariko ntaze hano rwose ntaze ntabwo mushaka hanga ntabwo mushaka pe kandi bivuge wishimye hano muri bite ni byiza umva se wowe wigira ikibazo mama wanjye yabyemeye bya bintu ngo uzaze ku cyumweru nuko twavuganye wowe wigira ikibazo yabyemeye pe n'ubu se ko twari turi kumwe turi kuvugana ngo uzaze nta kibazo mu wisange n'ubundi umwana mu rugo se wowe bite byawe ibyo nabyo nakubwiye uzaze ku cyumweru igihe nabyemeye ariko ndi wakuroza arakambye ubundi njye no kuzambyukira umurisa ngo naze byari ko avuze ubundi wowe kuki ubyuka uburyo unongaye ariko ubundi kuko nabyo cyangwa naherekeje abandi bimwe noneho mana yo niko muga ngo umurisa naze haba abana bo tuba muzima nagasani mana yo mwe muga oya mugabe nta kibazo uraza kumvugisha ariko nta kibazo so muri nde mwavugana navuganaga na Mugabane nagiye iwabo kubasaba niba najya kubayo kujyayo ushatse kumbwira se ko nkubangamiye ku buryo wapanga kugenda ntunambwire oya ntabwo ari ibyo ngibyo nta kidasanzwe ahubwo ni uko nashaka kugira ngo mbe ntuje gusa mushaka akazi ariko ndi nese muri nigeze nkubwira ko bimbangamiye koko cyakora ntunguye umuntu ni mugari pe ubwije ukuri nanjye reka ndi mukuru ndigaye uzi kurya ukaryama gusa aha sha sinakubuza gukora ibyo wapanze gusa ntabwo wakansize njyenyine ntabwo ngusize nzagaruka ahubwo ndi kugusaba uzansengere ndebe ko nabona akazi ko rwose mwa Mugabe n'ubwo iri masengero biza amahane y'isi nabasha kubana nayo sinzi nahise urahita ugenda cyangwa oya ntabwo mpita ngenda nzagenda ku cyumweru kubera ko ubu ngubu hari ibintu nkirimo gupanga nahise shirawe Jimmy warabimubwiye oya Jimmy ntabwo nigeze mbimubwiraho ariko byari uko bataranya updatinga nanjye niyo mpamvu ntigeze mbimubwira ariko nshobora kuza kumubwira ahubwo hari agahunda nari mfite amasaha arageze ndaza kuza kuvugisha turaza kuvuga Safi nabaye iki kumubaga gitarangije habaye iki ubwo urumva nta kibaye gute wari ubizi ko umurisa agiye kugenda ntumbwire kugeza ubwo abintunguje nubwo bigutunguye ariko ndakeka bigushimishije kuko muri sara tubangamiye bishimishije ubu se urumva atari bwo agiye kwita tuvumbura akamenya ko umubeshya sigaho nese ubwo yatuvumbura gute kandi azaba atarahangaha ahubwo subimba nkubwire ndakeka ari cyo gihe cyiza cyo kugira ngo twagure urukundo rwacu uteteshe bikurenge sha Jimmy wapi rwose ibintu byose uko mbibona pe ubu se ngaho ibaze ko ubu ngubu yajyaga aza agasanga tunabyutse nkamubeshya ko ari bwo ukihagera ubu noneho natugwaho nzamubeshya iki uzi se nanjye ikintu ugiye gukora ntabwo nzajya nza nkuko nazaga nyine ndajya nza n'imagina ko yaba agiye kuza ariko byihorera imigwangayikishe kandi dore muri se nta kintu yaramaze ntabwo yagufashaga kwishura inzu ntabwo yagufashaga guhaha nta na kimwe irane dushimana igendera gusa ni intama sheri umva nkubwire Jimmy ibyo ngibyo nibyo byamfashaga nyine akabona ko mwitayeho ko mufasha bigatubera agakingirizo nyine base umva nkubwire akantu kamwe ndakwinginze basi mwinginge umubwiye ko udashaka ko dutandukana nyine akomeye hano dukomeze tubane akosa sheri araguma ahangaha kubera iki dore narabimwemereye kandi narabimusezeranije sibyo kuko
agomba kugenda iwabo. ubwo ndakomeza mwereke ko nyine nanjye mbabajwe nuko ansize njyenyine nta kundi. Ibyo nibyo byiza gusa mba nkubwira. Njya nkubwira akantu keza banza mba nkubwira sibyo ku cyumweru nizere ko ari njye nawe nzagutekera aga special mana akoma yanjye ubu ushatse kumbwira ko koko nkunda umureti gusumba uko ngukunda. cyakora sinkwanga pe ariko uzi n'ikindi ndagukunda mbese usobanura buri kimwe kuri njyewe pe. ahubwo umva nkubwire sheri mba nyine ngo baze nkubwire baze njye mba nabuze n'icyo mvuga. ahubwo umva nkubwire Jemisha nyine igira ugenda atagusanga ahangaha nyine akatuvumbura ku munota wa nyuma. Akubwiye ko agiye kuza? Of course. Muri sarambangamiye koko we. Oya nyine genda nyine ku cyumweru ni gahunda sibyo se? Nta kibazo wazi. Mishu, mfite agahinda, mfite umubabaro, sinywa amazi ngo amanuke, reba uko nsigaye ngana, mugabo arananiye, niyo mpamvu nguhamagaye, nibura umumfashe, wenda ugurishire we warakumva. Mama wabaye iki? Mugabo arananiye, mugabo ari kumpatiriza yasaze, wa mubyara waze kuba hano, kandi njye simbishaka. Ntabyo bishaka. Ntabwo nkunda kurukuru y'imiryango ngo izibemo hano ibihamo hano, ntabyo bishaka pe. Mama ndabyumva ko bitoroshye, ariko ndagerageza ndebe. Gerageza mumbwirire. Ariko mugaye muri iyi minsi ntabwo tumeranye neza. Iki? Ntabwo tumeranye neza. Ntabwo mumeranye neza cyane. Ndamuhamagara nta kintu yitaba. Mbese wumva ko nawe mfite ibibazo. Udashaka kumbwira ko utagikundana na Mugabe. Byagenze bite Misho? Byagenze bite? Mama ntabwo mbizi. Ntabwo nzi impamvu pe. Nta n'impamvu igeze ambwira. Ntabivuga. Gusa wenda ndagerageza numve ko yahinduye ibitekerezo akabuza muri sakuza ahangaha. Twese ndabona dufite agahinda. Gusa umbabarire umuvugishe, nabasha kukumva urabukoze. Umva nkubwiza ukuri Misho. Se wa Murisa yarampemukiye. Yarampemukiye ku buryo mba ntashaka no kubona Murisa mu maso. Simushaka pe. Bibaye byiza naza kukumva. Umbwirire Mugabo uti nibura Murisa tujye tumufashiriza aho ari. Ataje hano. Mama ndagerageza ngufashe. Ni ukuri pe. Natananyitaba ndamweza message ariko ndagufasha. Mwana urabukoze cyane. Rega n'ubundi niwe mukazana mbereye. Ni ukuri rwose niwe mukazana wanjye nemera. Yego. Rwose ugerageze umumbwirire n'ibicamo. Nyuma y'ibi ngibi ndashaka kuzagaruka hano. Nshaka kuzagaruka nkamenya ikintu kiri gutuma utari kumwe neza na Mugabe. Nkamenya icyo muri gupfa. Yego mwana nzabijyamo. Mama reka ngende, umunsi mfite akazi kenshi. Reka ngende sibyo? Nzagaruka. Wese ugenda se? Ndagiye pe. Ndi kwihuta. Nta nubwo winjira mu nzu. Oya, nzagaruka. Sumbwiye ko nzagaruka. Umuntu ava kwa nyirabukwe nta kintu afashe. Mama subize ko ngukunda. Reka ngende ahubwo urakoze sibyo? Wese ugenda? Ahubwo bye. Nanjye ntago ngwerekeje, ntago meze neza mwana wa. Sawa sawa. Sanga ugenda ugerageze ari umuhamagare umubwira amagambo meza sibyo? Ngaho genda mama. Ntago bameze neza. Utese. Komera cyane igikobwa kutakimvugisha. Data byazavugwa hehe kurongora umwana mbyaye. Wa mukobwa we nteye ubwoba. Reka mbe nguretse pe. Yego ariko ubutaha ujye umenya amagambo y'imvugisha. Mama
urambye ako mama nzakugene ko kuranshakaho icyo uranshakaho iki ko ndembeje urembeje nyine nkubita se tuze mbese nka buriya mishu uba umuzana muri gahunda z'uru rugo aba hano muri uru rugo ntamuzana si umukazana wanjye umukazana nyabakize utangira kumwita umukazana ngeneye n'abana nawe kandi ikindi ntagomba kumenya gahunda zibera muri runo rugo cyane yuko atanahaba ikindi kandi gabanya umutima mubi n'urwango ufite ku mutima wawe kuva ryari atari umukazana wanjye ushatse kumbwira iki ushatse kuvuga iki muka nicyo utumva se kuva ryari se nyine umva mama iki akasi ko kanya kuba twaganira ibintu nk'ibyo ngibyo sibyo nanabikubwire menya yuko ntabwo misha ari umukazana wawe sindamukwa sindabana nawe urumva ko namukweretse nka fiance wanjye ntabwo bivuze ngo ngewe ngo n'umugore wanjye ikindi nshaka kukubwira neza unakimenye nuko uri kunyihanangiriza Mulisa agomba kuza kuba muri runo rugo ikindi ngo Mulisa wanjye Mulisa biki aho ndakoze rakarabye wowe ugeze naho kunkubita wowe ntagukubita kubwiye ko nibwo nsumba wondusha imbaraga nubwo wazindusha ntundusha itegeko ubundi wakuroze rakarabye ibyo wigira byose ubu nagenda arahanze byose nkabimubwira urakoze rakarabye wundi banza unyumve neza uzi ko nagenda arahanze nkamubwira ibyo wakoze byose ubundi mutumviranye kuzumvira nde uzumvira nde wanjije bajya nkumvira mu mafuti yawe se n'amakosa yawe nkumvira siki menya ko ubu ngubu ndi mukuru uzi neza ko Mulisa aramutse amenya ibiri inyuma y'urupfu rwase wibwira ko yambabarira wibwira ko amenye ko iyi nzari ya se wibwira ko twayigumamo wanjije we inzoro natwayigumamo none ubwo urumva nyine kumugumisha ara mu mihana aribyo bizatuma atamenya ibyo wakoze wowe mana yanjye kora icyo ushaka bikore umva genda ubimubwire ngiye nkubwiza ukuri Mulisa aramuka ataje kubaha ngaha ngenda cyangwa se nawe urabizi icyo nshobora gukora genda uvuge buri kimwe genda ushinje ibyo byawe ujya ngo ntibimbabaje kuba ugenda ukamuneza ukagaruka genda cyonze cyo zicuza nyuma y'ibingibi genda ubivuga ahantu hose muga nibyo bintu ajya kunkorera muga muri suko kurangara nta rutono nsanzemo amakuru se ndakomeye shanga kuri wakoze cyane ntabwo nari nzi ko wabasha kunyakira kandi nukuri neza wangiriye nzayikwitura ibyo ni inshingano zanjye gusa kuko niki nakwimira umwisenge neza gihari koko reka buriya so namugwaga mu ntege ko rero urumva ko ntacyo nakwima gihari nukuri warakoze wanshimishije cyane ntabwo nari nzi ko mwamfasha ariko nukuri mani kumugisha rero wisanzure hano hafate nko mu rugo nta kibazo ubu mugabe nawe inzira ari kwirira kuyimara ari hafi kuza ahubwo umva manura kimanura gitereke hariya hasi okay tukiri aho tugende nkwereka icyumba uzajya uryamamo murakoze ndi kukohereza nkaho hasi ese ni njyewe ese ni